twari turimo tuvuga ushaka abantu hirya no hino mu gihugu mwaje kubona promotion mwatangiye muri bangahe hanyuma experience mwigaga gute yenda amagambo make tuze no kugera inyuma yaho. Amahirwe yaradusekeye kuko habonetse abantu nubwo batari benshi ariko habonetse abantu bumva ko kubaka u Rwanda bitegurirwa mbere na mbere na bene igihugu abana b'u Rwanda bakaba bo ubwabo babyitegurira. Twatangiye ngira ngo twari 52 mu mashami atatu y'inyigisho: faculté de médecine, faculté de sciences, faculté école normale supérieure. Abo twiganaga mu mwaka w'abahoze ari assistant medical twari 15. Ubwo rero twaratangiye turiga mu birori byinshi rwose, OMS ibishyigikiye, ariko hashize imyaka 2 hatangira ikintu kituvangira. Twagiye tubona mu binyamakuru handitswemo ngo ngo babasaza ngo bahoze ngo ari assistant medical ngo bashobora kwiga medicine mu myaka 3. Twari twapanze ko tuzamara imyaka 3 kuko nabo navuze bakeya bagiyeyo basabwaga kwiga imyaka 3 gusa. Nuko ngo ntibabishobora, ngo ibyiza ni kubahagarika hakiri kare ngo be gukomeza guta igihe. Tubona rero iyo nyandiko, erega haza n'abanyakanada babyivangamo ngo n'ahandi hose ngo medicine ngo ntiyigwa mu myaka 3, ngo hafi imyaka 10 ndetse. Tubibonye ishuri ryacu rikora ikintu bita greve, imyivumbagatanyo, twanga kwiga. Ubwo twarafinduye tuza gusanga bikorwa barimo bamwe b'Ababiligi begeraga abanyakanada. Nuko noneho rero mbwira bagenzi banjye, numva kujya mu myivumbagatanyo gutya, kuko n'andi mashami nayo yari amaze kwiyunga natwe, nabo banga kwiga. Bati ubwo bagize bagize biriya ejo nitwe dutahiwe. Noneho bagenzi banjye ndababwira, ntumva rero bituriho dukora ntabwo ari byo, mureke tubanze tubwire Padiri Levesque abimenye yuko hari na bene wabo babyivanzemo bananiwe kubyima amatwi. Njyayo rero, yewe bigeraho Padiri Levesque pe bimurenga. Noneho haza Ministre w'uburezi aje kubihanangiriza ngo ibyo ngibyo bariho bakora ngo nta shingiro bifite. Ibyiza
ntibakora icyabazanye, babasabye kwigisha, ntabwo bagomba kuyobya abanyeshuri, kuko twari dutangiye kubona ko aho kutwigisha batuzana nk'uyu musozi twarawuzengurutse na Kibirizi, imisozi yose y'i Butare, ngo nimujye kubara abaturage mubare n'ingo zifite ibibazo. Tuti ibi ngibi nibyo twakoraga, twarasisita mediko, twabikoze imyaka n'imyaka. Asisita medikari bashingaga ikigo yagombaga kumenya aho abaturage uko bifashe muri ako karere. Ibyo turabizi, ahubwo icyo dukeneye nimutwigishe kubaga, kuko nicyo kintu tutigeze dukora. Mutwigishe gusuzuma birenze muri laboratwari. Minisitiri rero arabyumva rwose, aza ku ruhande rwacu, aza kwihanangiriza, ikoresheje inama abarimu bose. Hanyuma rero sinzi uwamugiriye inama ati biriya ntabwo bihagije, dore uriya ni nk'ikintu cyerekana ko ababirigi bariho basenya ibyo abanyakanada bari batangiye. Kuri bariya biga iby'ubuganga biroroshye, ya mana yacu nayo iza kubaho. I Kigali haza recteur wa Université de Gand, atembera gusa, sinzi icyamugenzaga. Kayibanda aza kubimenya, none baramusanga baraganira. Uwo recteur amuga ati ikibazo kiroroshye rwose, ngiye kubashakira université yemera gukora jumelage ikorane faculté de médecine yino ikorane jumelage na faculté de médecine i Burayi. Nuko baduhitiramo Université de Gand. Kuvuga rwose Université de Gand iraza ifata ibintu mu ntangiriro, twari tuzi ko tuje kwiga imyaka 3, noneho bayihindura 5. Bati mwataye igihe mwiga ibitari byo, none rero twebwe tugiye kubigisha, nimwemere twongereho indi myaka 2. Twaremeye, ariko abaje nyuma yacu kuko bari batangiriye ku buryo bufututse, bo bizi imyaka 4. Nuko biratungana rero, turiga bukeye turarangiza. OMS iraza ibiha umugisha, birashimisha rwose kubona umuganga w'umwirabura wa mbere aje atangiye afashe icyuma asatuye inda y'umurwayi, aramubaze, arongera aradoda. Ni ibintu tutigeze dutekereza mbere. Noneho rero tuti hanyuma kuri famiye byari bimeze bite se? Kuko famiye yabanje kutumva impamvu ugiye kwiga gutyo, byari bimeze bite umunsi warangizaga? Bari bahari rwose, yewe hari umugore, hari n'abana banjye baraje, na mama ndetse baraje. Dukora uwo munsi mukuru, nafashe diplome bareba. Hanyuma rero sinyurwa vuba ndavuga nti ibi ndabyemeye, ariko ndashaka kuba specialiste nk'aho mu specialiste wanyigishije. Nibwo mpisemo kuba ORR. Bamwe bigaye bafashe kuvura amaso, abandi bafashe kuvura indwara zo mu nda. Jye nahisemo gukora maîtrise muri ORR. Ibyo rero byansabye kujya i Burayi, mbariho njya kwigira.
umugore urongera uramusigana none yarabyemera noneho arabyemera rwose naragendaga nkamara amezi 6 nkongera nkagaruka nzanye na premier assistant wa professeur mu professeur nawe yaje kabiri hanyuma se waje kuba recteur wa kaminuza byo ni simbyita amahirwe kwa mbere na mbere habanje haba uwo nasimbuye witwaga Sylvestre Nsanzimana Père Lévesque yaje yarafite ibitekerezo bidasanzwe rwose kuko yabonye amaze iyo myaka kandi abonye za diplome zimaze gutangwa asigara ategura uburyo azasimburwa ubwe icyo gihe ndetse ndibuka ko yagiye kwa Kayibanda akamubwira ati nyakubahwa perezida umurimo nakoze sinzi niba muwugaya cyangwa muwushima ariko narinje kubasaba ko mumpa umusimbura ntabwo naje gukoroniza nk'ababanje kuza hano naje kubafasha kwiyobora mwebwe ubwanyu mumpe uwo menyereza hanyuma azansimbure babanza kubyanga ati nyaboneka nyamara nari mbabwiye ariko yarongera asubirayo nibwo bafashe Nsanzimana icyo gihe yari ministre affaires étrangères coopération araza hanyuma uwo nguwo nasimbuye yari n'inshuti yanjye kuko twari tuziranye kuva ngikora iwabo ku Gikongoro nkiri assistant medical ko twakuhuzwaga no kuririmba akazi wanjye akahamara iminsi nawe icyo gihe yarakiri umufaratiri twabanje kwiga mu seminari nkuru ubwo rero nawe araza arakora turakorana neza turabangikana rwose hanyuma aza gutorerwa kuba secretary general wa OUA bamutanze umukandida tumusimbura rero nabonye bantumira icyo gihe nakoraga nari directeur wa hospital yego nuko rero njya muri uwo mwanya